Dutangira inkuru yacu, umusore witwa Herve yari yicaranye na papa we barimo kuganira. Papa we asa n'uburaga ariko nanone ubona akomeje, yatangiye kumubaza impamvu atarabazanira umukazana kandi imyaka yari amaze kugira yari imaze kuba myinshi. Herve amubwira ko imyaka amaze kugira itagomba gutuma afata umukobwa abonye uwo ari we wese atamukunze ngo ni ukugira ngo atanguranwe n'ibihe. Papa yahise amubwira iby'umugabo umwe bahoze ari inshuti kuva kera ariko batari baherutse kubonana, amubwira ko bahuye mu minsi yashize akaza kumenya ko afite abakobwa beza. Ati afitemo umukobwa umwe mwiza w'inkumi witwa Ida kandi ni umuhanga cyane, avuye kwiga London kandi ni n'umukobwa w'imico myiza rwose. Twatekerezaga rero kubahuza mugahura mwashimana mukazatwereka ibirori. Herve ati papa rwose imyaka maze kugira yitangira kuguhangayikisha ngo ugende undambagiriza aho unyuze hose. Rwose nk'igihe uwanjye nzakunda nzamubona, sinkunda ibyo bintu bya pasi. Papa we yakomeje kumuganiriza ati rega mwana wanjye si itegeko gukundana nawe, wowe nubyemera uzagende muhure muganire, numushima nakubwira icyo ibisigaye bizaba ari ibye. Nagushima nawe bizaba ari byiza, nutamushima kandi nabyo nta kintu bitwaye uzageragereza n'ahandi. Herve ati papa umwanya ibyo bintu nzabitekerezaho nzakubwira. Ku ruhande rwa Ida naho niko byari bimeze. Yari ari hamwe n'ababyeyi be, papa we arimo kumubwira nk'ibyo papa Herve yabwiraga umuhungu we. Papa Ida yamubwiraga ko bashaka kumuhuza na Herve ko bamumushimiye. Ida ariko we ntabwo ibyo bintu yabikozwaga habe namba. Yatangiye kubabwira ati ariko se koko ubu murandambiwe ku buryo mutangiye kugenda mundangira abagabo. Papa ati si ukukurambirwa ahubwo nuko dushaka kuguhitiramo umuntu muzima ufite ahavuka hazwi kandi nyine umuntu utazagutesha umutwe. Ukuntu papa we yamubwiye numvise ari umuhungu muzima w'imico myiza kandi ufite imishinga myinshi. Humura rwose ni umuntu mwabana, nuko ntuzigire ugira ikibazo na kimwe. Ida arababara ati papa njyewe ibyo sinabyemera. Ubwo impamvu wabyemeye nuko ari igihungu kibi wenda kikaba gifite amafaranga akaba ariyo mpamvu ushaka kumunshingira. Ida akomeza avuga ati njyewe uko mwabigenza kose ntago nabyemera rwose, ntago mbishaka ibyo bintu. Nuko papa aramubwira ati rwose humura ntago ari umusore mubi, njyewe papa we yanyeretse ifoto ye, nimba ubishaka reka nyimusabe nawe nyikwereke. Nuko Ida ati hoya nta foto ye nkeneye kureba, menya ko ntabishaka, ntago nshaka gukundana n'umuntu twamenyanye muri ubwo buryo. Ubundi se mubwirwa n'iki ko nshaka gushaka umugabo aka kanya? Nibwo nyisoreza amashuri yanjye nta n'umwaka urashira, ndakinaniriwe mu mutwe rwose, nta zindi stress nkeneye kongeraho z'inkundo n'abagabo, mube mundetse mbanze nduhuke. Mama we yumvishe umukobwa atabikozwa nuko atangira gukomakoma atari ko tuza ntugasuzugura ababyeyi, kuki utagenda ngo muhure nk'uko papa wawe arimo kubigusaba? Ubundi se n'iki kikubwira ko azagukunda? Wenda ashobora no kutagushima. Ikindi bivuga ngo ntiwakundana n'umuntu muhuye muri ubwo buryo bwa pasi, hari igihe aribwo buryo Imana yaba yarakugeneye bwo kuzahuriramo n'urukundo rw'ubuzima bwawe. Wenda erega wikanga kugerageza rwose, wihakana utaragerageza na rimwe. Genda muhure wowe ubanze umubone, ibindi bizaze nyuma. Ida yabonye nta n'umwe umwumva arababwira ati sawa ntacyo, ubwo mumubwire ko mbyemeye. Papa we ati ntiwumva se ahubwo ndaza kubwira papa we ko wabyemeye, ubwo azaguhamagara muhure muganire. Ida yahise agenda ariko n'agahinda kenshi cyane, ahita ahamagara inshuti ye Donna bari inshuti cyane, bari baravanye kwiga London. Yahise amusaba ko yaza bagahura bakaganira. Nuko Donna nawe wari inshuti ye magara ahita aza yihuse cyane. Nuko barabonana atangira kumubaza ati wabaye iki ariko kumpamagaye numva agahinda kakwishe, none n'ubu nkaba mbona utameze neza, byakugendekeye gute? Ida yahise atangira kumubwira agahinda ke ati tekereza umuruho wose twahuriye nawo ku ishuri twiga, none barashaka kunshyingira ntaniruhukiye koko, ubu aka kanya barandambiwe we. Nuko amubwira uko byose byagenze. Donna yamuteze amatwi aramwumva, nuko ahita amubwira ati hangana inshuti yanjye
ndabizi njye nawe nta gahunda yo gushaka vuba dufite, gusa icyo nzi cyo ni uko ababyeyi bacu nabo bahora badushakira ibyiza gusa. Ida arababara ati mwitabaje nk'inshuti yanjye ishobora kunyumva, none nawe utangiye gusa naho untereranye, uzi ko utanshyigikiye. Ese ubwo bishatse kuvuga ko ushyigikiye ababyeyi banjye? Urumva ibintu bari gukora ari byo koko? Donna ati ntundakarire, gusa icyo nashakaga kuvuga, ntabwo ababyeyi bawe bakwifuriza ikintu kibi, ntabwo bakwifuza ko wazagira urugo rubi. Ubwo impamvu nyine bifuza kuguhuza n'uwo musore ni uko babonye ko yazavamo umugabo muzima. Ida ati ubwo mbyemere rero? Donna ati cyane rwose, genda muhure muganire mumenyane, nubona ari muzima muzakomezanya, nubona bitavamo kandi nabwo uzabivemo uhakanira ababyeyi bawe, ubabwire ko wabonye bitakunda hari ikindi. Ida yahise abyanga ati ntabwo bishoboka ibyo bintu uri kumbwira, sinshaka guta umwanya wanjye ndi muri iyo mikino, ngo twasohokanye, ngo twatembereye ahangaha, ngo ndi kumwigaho, rwose ibyo bintu ntabwo mbishaka, ntabwo njyewe nshaka guta umwanya wanjye ndi muri iyo mikino. Ubundi rega nta gahunda mfite yo gushaka vuba, ntabwo nshaka gushaka nonaha, reka rwose njyewe numva ngomba kubireka uko byagenda kose. Nuko Donna akomeza kumubwira ati nyamara ntukajye uhita uhakana ibintu byose, ntukajye uva mu bintu utabanje kubigerageza ngo urebe ko bikunda cyangwa se ko byanga. Nuko Ida ati ibyo umbwira byose sindi kubyumva, ahubwo nungutse igitekerezo. N'ubundi uwo muhungu ntanzi, keretse ngize ibyago bakaba baramweretse ifoto yanjye, ko naba rwose nsebye, ariko ndakeka ntayo afite, kuko papa ntajya yita ku bintu by'amafoto, nta foto yanjye agira. Iyo aba yarayimweretse aba yarabanje kuyisaba. Donna ati ariko njyewe ntabwo ndi kumva ibintu ushatse kuvuga, ntabwo ndi mu gusobanukirwa neza rwose, none se n'ibyo ushaka gukora? Ida ati reka nkubwire, ngiye gushaka umukobwa ujagaraye wifitemo akavuyo, mwishyure, Erive nansaba ko duhura, uwo mukobwa nishyuye azagenda aba ari we bahura, yigire nk'aho ari njyewe. Azagenda nyine yikora ibintu nk'iby'abasasi, byanze bikunze Erive azahita amukatira akimubona, ahita abivamo, abwira ababyeyi banjye ko atanyishimiye bandeke bampa amahoro. Donna yarabyumvise nuko arababara ati rwose ibyo ngibyo ndakwinginze bireke ni bibi, wishaka gukemura ikibazo mu kindi bimenyekanye, ababyeyi bawe byaba bababazwa n'ukuntu baba babeshya ukanabasuzugura, rwose wibikora. Ida ati nuko bimeze byarangiye, wowe genda ahubwo mfashe dushaka uwo mukobwa nzahikiraka nta bindi. Donna yaragiye ariko agenda ababajwe n'imyanzuro inshuti ye yafashe. Erive nawe nyuma yo gutandukana na papa we yagiye aho yabanaga n'inshuti ye yitwaga Patrick. Uwo munsi ariko Patrick yatinze kuza, nuko ariko Erive agiye kubona arahageze, atangira kumubaza impamvu yatinze. Patrick ati imodoka yanjye yagize ikibazo mbanza kunyura ku igaraje, gusa ariko umukobwa uriyo nawe ni urukerereza, mba numva ntashaka kuhava, numva ntashaka kumuva iruhande, aba afite story nyinshi, akora akazi kagakunze aganiriza abakiriya, mu by'ukuri mba numva ntashaka gutaha. Erive atari ko si umukobwa w'umukanishi we kandi ko numva amaze kugutwara umutima, umunsi umwe numva tuzajyana nkajya kumureba. Patrick yahise amubwira ko nta kibazo bazajyana, nuko ariko ahita amubaza ati ariko se ko mbona usa nkaho utameze neza byagenze bite? Erive amubwira uko byagenze kose ubwo yaganiraga na papa we. Patrick aramuseka ati ndabona wifashe nk'aho erega ababyeyi bawe barimo kukubangamira, ugira amahirwe ubwo ufite n'ababyeyi bakureberera. Njyewe naba nabyishimiye, ikiza ni uko kumukunda atari n'itegeko, nubona bitavamo nyine uzamureke, ikibazo se kirihe, ahubwo umuhamagare mupange hakiri kare. Erive yahise amubwira ati nanjye ni uko nabitekerezaga, nuko ahita ahamagara papa we amubwira ko yabitekerejeho ko yumva agomba kuzabonana na Ida. Papa yarishimye ahita amuhereza nimero ya Ida ngo bavugane. Nuko Erive ati reka mbikore, n'ubundi niba ari ibipfa bizapfa hakiri kare, niba ari n'ibikomeza bikomeze. Nuko ahita amuhamagara aramubwira ati nitwa Erive, ndakeka ababyeyi bawe bari bakumbwiyeho. Ida ati yego, none washakaga? Erive ati nifuzaga nyine ko twahura. Ida
ati tugahurira hehe ryari? Erive amubwira ahantu heza yari azi, nuko Ida arabyemera. Erive ahita akupa. Erive akimara gukupa Patrick yarasetse ati mbega ariko se wowe nta nubwo uzi gushotora umukobwa ngo ukireye ikiganiro, ubwo nimuhura muzabona icyo muvugana, jya ubashapa ariko mwana ntukansebye, uzi ko mwari mwabuze ikintu muvuga neza neza. Erive ati Patrick sinzi rwose, none se usanzwe uzi ko ndi shy, ariko uyu mukobwa wapi, mbega we uzi ko wagira ngo ni umugabo twari turimo kuvugana, wagira ngo navuganaga n'umugabo mugenzi wanjye, mbega ijwi we sinjye urose mukupa, ubundi ubu tuzahura bivemo, reka nzagende ndangize umuhango kugira ngo papa atandakarira nta bindi rwose. Erive yategereje umunsi wo kugira ngo bahure, nuko uragera. Kuri uwo munsi ikintu cyari gitangaje, nta nubwo yari yarigeze asevinga namba za Ida muri telefone ye, yarazishatse nuko arazibura, nuko ahamagara papa we ngo yongere azimuhe. Papa arazimuha ariko abanza kumumerera nabi, ati cyangwa urimo urankinisha ntago bikurimo, ni gute naguhaye nimero z'umukobwa uzi ko mufitanye gahunda nk'iyo, warangiza ntunazibike muri telefone yawe? Erive yamusabye imbabazi ko yabyibagiwe, ariko noneho ko ari buhita azisevinga. Yahise azimuha, nuko ahita ahamagara Ida amwibutsa ko bari buze guhura, nuko nanone ahita akupa nta bindi bintu byinshi bavuganye. Nuko atangira kwitegereza za nimero za Ida, ati nsevinga ibiki ariko ntazo rwose mbitse, n'ubundi ibyanjye n'uyu mukobwa ndumva byarangiye tutaranabonana. Ida we aho yari ari nta nubwo yibukaga ko uwo munsi wageze. Yahise abwira Donna ati mbwira, umukobwa mpikiraka waramumboneye? Donna ati oya sha, gusa hari garaje naraye ngiyemo harimo umukobwa w'igisazi shaho, umwishyuye yabigukorera neza cyane. Ida ati mbabara nze tujyane njye kumureba. Bahise bagenda muri iryo garaje. Wa mukobwa w'umukanishi bavugaga yitwaga Daisy, nuko ahita aza arabasuhuza, nuko atangira kubabwira ati ni karibu rwose, ni karibu, kandi wowe waraye uvuye hano nimugoroba, bivuze ko ubwo wakunze serivisi zacu. Yabivugaga areba Donna, nuko ahita aryama no munsi y'imodoka yabo, atangira gucekinga ahantu hose, ati imodoka ifite ikihe kibazo? Ida yatangiye guseka ati mbega umukobwa mana yanjye. Nuko baramubwira bati ese waduha akanya gatoya tukaganira? Bamujyanye ku ruhande gatoya. Ida ati hari umuhungu dufite gahunda yo kuza guhura, ni umuhungu nyine ushaka kuntereta, niyo nshuro ya mbere tugiye guhura, ariko ntanzi, nta nubwo arambona, rero uragenda wigire nkaho uri njyewe. Nuko ahita amaze ati harya ubusanzwe witwa nde? Ati nitwa Daisy. Ida ati ibyo bya Daisy ubisige hano, uri bugende witwa Ida nkuko nyine ariko nanjye nitwa, urakoresha izina ryanjye, ntugire ubugoryi nawe icyo ukora kugira ngo akuvumbure. Ida ati kirako ugiye gukora rero ni iki? Uragenda wigize umukobwa w'injiji ujagaraye ku buryo nta mpamvu n'imwe ashobora kubona yo kuba yagukunda. Daisy ati ubwo bivuze ko rero ushaka ko akwanga akakuvira mu buzima? Ida ati cyane rwose ubivuze neza. Daisy ati ibyo nabyo ndabigukorera rwose, upfa kuba uri bunyishyure neza. Ida ati njye nta kibazo mfite cy'amafaranga, ndizera mutari buze kurenza amasaha 2 muri kumwe, ndaguha 200. Daisy acyumva 200 yumvise ari amafaranga menshi cyane, ati sha ayo ngayo rwose ndayakorera. Nuko ahita amubwira ati ngaho mpereza adresse z'ahantu arabari, umbwire nyine n'isaha mwahanye. Byose Ida yarabimubwiye, amuha na nimero ye ya telefone, ati nuhagera uhita umbwira nyine umpamagare, hanyuma nyine nanjye muhamagare mubwire ko nahageze, hanyuma andangire neza mpite mubwira aho musanga cyangwa se aze kugufata, hanyuma nuva yuraza kumpamagara nkwishyure. Nuko amuhereza
amafaranga y'itike ari buze gukoresha. Daisy yasigaye ari aho ngaho yidunda ati mana yanjye urankunda koko, mbega ikiraka gishyushye mbonye cy'amasaha 2 gusa. Nuko aguma aho ngaho mu kazi, ariko amasaha yegereje arataha kugira ngo ajye kwitegura. Yahise akuramo bya bisurubeti bye n'inkweto zo mu igaraje, arakaraba arisiga yambara neza. Yirebye muri miruwari atangira nawe kwitangarira ati ko ndi icyuki, uzi ko kubera kuba ntireba mbyukira mu kazi buri gihe bituma mba numva ntanibuka. Nuko akomeza kwireba ati ndi umukobwa mwiza rwose, ese ubu ngubu uriya musore ahubwo ntari buze kunkunda. Nuko aravuga ati ariko ntago ndi buze kubikora, ndagerageza ikiraka bampaye nyikore neza. Yariteguye nuko nyine ahita agenda kuko amasaha yarageze. Nuko ageze aho yavuganye na Ida aramuhamagara, aramubwira ati nahageze ngaho muhamagare umbwire neza. Ida nawe ahita ahamagara Herve amubwira aho yicaye n'imyenda yambaye. Nuko nawe ahita abibwira Daisy, nuko Daisy agenda amusanga. Yahise amubona icyo gihe, ariko Herve yari yunamiye yarangariye muri telefone ye. Daisy nawe ahita agenda amusanga ati hey. Herve yahise yubura amaso aramwitegereza, ariko ubona asa n'umuntu wikanze kandi unatunguwe cyane. Nuko nawe ahita amubwira ati hey. Yabivugaga amwitegereza amureba mu maso. Daisy isoni zitangira kumwica, ahita amubwira ati nitwa Daisy. Herve biramutungura ati Daisy. Nuko ahita avuga ati sorry nitwa Ida, ariko nyine nuko abantu benshi bakunda kunyita Daisy, mwebwe ntago ibya Daisy mwari mubizi. Nuko Herve ahita amubwira ati nanjye nitwa Herve. Nuko ahita amuha karibu amukurira intebe ngo yicare. Nuko ahita amubwira ati nanjye rero kuva uyu munsi ntago nzongera kukwita Ida, numva Daisy ari ryo ryiza. Nuko ahita amubwira ati nta kibazo rwose, nta kintu byaba bintwaye. Akimara kwicara ariko yahise yibuka ko ari ikiraka kimuzanye. Nuko atangira kuvuga ati ko mbona ntangiye kwitonda cyane kandi nje mu kazi. Akimara kubyibuka rero yahise arambika agakapu yari afite aho ngaho ku meza, atangira kuraranganya amaso ahantu hose ati ariko se Herve ko nta kintu na kimwe wodarinze, ubu wari uzi ko ndi buze ntashonje koko? Njye mfite inzara, nari nzi ko ndi busange ibiryo hano ku meza nkahita ntangira kwirira. None mbwira Herve, ubwo tuvugishije ukuri kuba wazindutse ukantanga hano bimaze iki koko? Utandukaniye nanjye uje nakerewe? Herve atangira guseka. Daisy ati ariko ntago bisekeje. Ubwo si igisekeje ni iki? Kereka niba waje nyine wapanze yuko nta kintu turi burye, ariko nabyo ntago byaba ari byo, ntago wabitegura gutyo rwose, ntago nakwemerera. Tumize ibiryo turye Herve, ko nkomeza kubikubwira nkabona uraseka ntugire icyo ubikoraho. Herve yakomeje kumwitegereza n'ukuntu arimo kubivuga yigira, nuko akomeza guseka. Daisy akomeza amubwira ati ariko se ubwo uraseka iki? Reba urimo urinywera amazi, rega nta n'isoni. Ubundi abaseriveri ba hano baba hehe we? Kanjye kubizanira. Agihaguruka yahise akubitana n'uwari uje kubakira. Nuko abanza kubasaba imbabazi ko yatinze kubageraho. Daisy ati kuki se mutinda? Muba muri mu biki? Muba mubona umuntu aje hano adasonje? Umva rero nkeneye inkoko, ifiriti, salade, ushyireho na boyiro ku ruhande. Akivuga boyiro Herve yarasetse bituma na wa museriveri aseka. Daisy atari ko se ubwo ni ubwa mbere mwumvise umuntu arisha inkoko boyiro? Ubwo ibyo bintu birasekeje we? Nuko ahita amubwira ati genda ubizane kandi ushyireho na champagne ku ruhande. Ihute rwose inzara iranyishe, ugire vuba vuba kandi uhitemo igikoko kinini cyabyibushye aba ari cyunzanira. Herve araseka atari ko mana yanjye. Nuko nawe bahita bamubaza ibyo ari bufate, nuko bajya kubibazanira. Basigaye aho ngaho, Daisy mu mutima atangira kwibaza ati
ariko ubu sindi gukabyara. Ibi byo byahise biza hashize akanya gatoya, hanyuma Daisy afata boyiro ayiheraho atangira gufungura, ariko arya vuba vuba cyane. Herve ati ariko se ubwo ntago ushobora kurya buhoro ngo bikunde? Daisy ati oya, njya buhoro ariko se ubundi kubera iki? Ndi kugira ngo mbirangize vuba njye n'ifiriti yanjye igishyushye, njye sinkunda ibiryo byakonje. Mu masegonda makeya boyiro aba arayimaze, nuko yadukira ifiriti n'inkoko ye. Yaryaga avuga amagambo menshi ati dore inkoko dore inkoko, njyewe ubundi nkurikije ukuntu inkoko ziryoha bakabaye bazihinga. Akivuga gutyo Herve araseka ati bazihinga gute se? Nuko Daisy ati oya wiseka, hakabaye hari nk'umurama wazo nyine bakazihinga zikamera, ukajya nyine ukuraho imwe hahita hamera indi, nyine zigasakara ahantu hose tukajya tuzirya uko dushaka. Inkoko iraryoha pe, noneho byagera ku kaguru kayo ukumva wayihimbira nk'indirimbo. Akivuga gutyo Herve yarasetse aratembagara, noneho kurya biranamunanira, atangira no kuzana amarira mu maso, atangira kwihanagura. Herve yakomeje guseka, Daisy ati reka nirire uratahira guseka. Ibyo barabimaze, atangira no gufata ku bya Herve ati ubanza byakunaniye reka ngufashe. Yariyeho bikeya ahita afata ikirahure asukamo ya champagne bari bamuzaniye, nuko aruzuza atangira kugotomera. Herve aramureba ntiyagira icyo avuga, nuko Daisy ahita amubaza ati kurimo kundeba cyane ariko ntabwo uzi ko ibi ngibi ari ukumanuza ibiryo? Ubu ngubu birahita bigenda bigere mu gifu neza. Herve akomeza kumwitegereza, nuko agaseka, ahita amubwira ati cyokoze manzi uri n'umukomediye kuko urasetsa cyane. Nuko Daisy ati hoya njyewe ntabwo ndi umukomediye. Nuko bakomeza kuganira n'ibyo bari barimo gufungura, nuko biba birashize. Nuko ahita amubwira ati rero dore inzara twari dufite irashize, noneho ubu ngubu twaganira. Nuko atangira kumubwira ati none se hobi zawe ni izihe? Nyine tuganire tumenyane, ni ibiki bigushimisha, nyine ni ibiki ukunda, ngaho mbwira. Daisy ati ibyo nkunda se ubu se ni ngombwa ko ubimenya? Ubu ntiwabibonye nkunda kwirira no guteka. Ikindi kandi nkunda se ni iki? Nkunda kuba ndi ahantu hari abantu bishimye, nkunda amafaranga kandi cyane buriya nayo, ikindi nkunda no kwisinzirira. Ndumva ari ibyo. Nuko Herve abyumvise biramucanga, atari ko si uyu mukobwa ni gati kikoko, ngaho nyumvira nk'ibintu akunda, nta kintu kizima kirimo. Nuko bamara akanya batavuga, Herve nta kindi ari kumubwira ari kumureba gusa. Herve ahita amubwira ati none se wowe ntago uri bumbaze ibyo nkunda? Daisy ati mbikubariza iki? Njyewe kubera iki najya kukubaza ibyo bibazo byose? Kandi njyewe mu buzima bwanjye nkunda kwirebera ibindeba. None ubwo ibyo bintu ko ari wowe ubikunda ni njyewe, ntago nabikubaza rwose, cyane cyane ko ibibazo nk'ibyo ushobora kubibaza umuntu ukaba urimo kumubangamira. Wowe nubishaka ubimbwire, ariko ntago biri mu nshingano zanjye kubikubaza. Nuko ahita avuga ati ariko se ubundi ubu ntitwataha? Ndabona butangiye no kwira, reka twitahe. Herve aramubwira ati none se mugeze imuhira? Daisy ati oya rwose igendere, njyewe hari ahandi hantu ngiye kubanza guca. Nuko batandukana gutyo, Daisy arataha na Herve yikomereza inzira ye. Daisy akimara kuva aho yahise agenda, hirya gato ahamagara Ida ati mission wampaye ndayirangije, humura rwose nta nubwo azongera kugutekereza, nabikoze neza, nta musore wakunda umukobwa umeze nk'uko nari meze. Nuko Ida ati nizere ko utazanyemo ibintu byo gutukana. Daisy ati oya rwose nta magambo mabi y'urukozasoni navuga, kuko nta nubwo ibyo bintu njyewe nabikora, gusa amenya ko atakunda umukobwa witwaye nk'uko namwitwayeho, humura rwose ntago azongera no kugutekereza. Ida ati rero amafaranga yawe
nzayaguha ejo, hari gahunda nahise njyamo ntago mpari. Daisy ati nta kibazo, upfa kutazanyambura gusa, ejo nzaza kukureba unyishyure. Herve nawe inzira yose yagiye atekereza ku mukobwa bari bamaze guhura, nuko ageze no mu rugo akomeza kumutekereza. Ati umukobwa ni mwiza, ariko nanone sinzi rwose, ntago ndi kubasha kumusobanukirwa neza. Gusa nanone asa nkaho yaba ari umuntu mwiza, unamurebye ni innocent cyane, asa nkaho ari umuziranenge, ariko nanone ntago ndi gusobanukirwa neza ibye. Yakomeje kubitekerezaho yibaza niba bakomezanya cyangwa se niba ibyabo byahita birangirira aho ngaho. Bukeye Daisy yagombaga kujya kureba Ida kugira ngo amwishyure. Arimo agenda kumureba yaribazaga ati ese ni gute umukobwa muzima yakifata akitesha umuhungu mwiza nk'uriya koko? Kuki ntari Ida? Mana yanjye, njyewe rwose umusore mwiza nk'uriya ntago nakigera mwanga, kandi uriya muhungu nta n'amahane agira. Iyaba ari undi kubera ibintu namukoreye imbere, aba yahise ansiga akigendera cyangwa se akanambwira nabi. Iyaba Imana yampaga umuntu umeze nk'uriya rwose nazabyishimira. Sinzi impamvu Ida ashaka ko uriya musore amwanga. Daisy yakomeje kubitekerezaho, ashiduka ageze kwa Ida, atangira kwiganiriza ati Daisy, garukira aho ngaho rwose, ibyo ngibyo ntago bikureba, nta nubwo ari akazi kawe. Icyari akazi cyawe cyarangiye, ntugomba kongera gutekereza kuri uriya musore. Akigera wa Ida yaramubwiye ati bisa naho koko Herve atigeze kwishimira. Tekereza ko atigeze ampamagara cyangwa se ngo anohereze message kuva mwatandukana. Ati rwose nemeye, ushobora kuba wabikoze neza cyane. Daisy ati humura rwose, ntago azongera kugutekereza, buriya yahise akuvira mu buzima. Yahise amusinyira sheke, nuko arayimuhereza, hanyuma Daisy amusezeraho ngo atahe. Ariko atarava aho ngaho, phone ya Ida yahise isona, nuko arebyemo abona ni nimero ya Herve imuhamagaye, abanza kwanga kuyitaba. Ati Daisy, uzi ko ahamagaye? Daisy ati mwitabe nyine. Ida ati ntabwo bishoboka, namuvugisha nese kuri telefone kandi ijwi ryawe yararimenye kubera umwanya mwamaranye. Basiganiye kwitaba irindi ivaho. Daisy ati njyewe ntago nakongera kumuvugisha kuko ikirakari wampaye cyarangiye. Bakiri muri ibyo yarongeye irasona. Ida arayifata nuko arayitaba. Herve atangira kumubaza amakuru ye. Ida arayamubwira ati amakuru yanjye ni meza. Nuko Herve ati ariko se ko kuri phone mba numva uvuga bitandukanye nuko ejo wamvugishaga. Rwose mba numva wagira ngo ni abantu babiri batandukanye, kandi n'ejo narabiremarutse nuko ntigeze mbikubwira. Ariko ubu noneho ndumva bitandukanye neza 100%. Wagira ngo umuntu twari turi kumwe ejo ntago ariwe turimo kuvugana. Kuri phone mba numva ntazi ukuntu urimo kuvuga. Ida yumvise bashobora kumuvumbura, ahita amubwira ati umva buretse gatoya, nuko ahita kupa. Yahise atangira gutonganya Daisy ati Daisy, sinakubwiye? Ntago nabikubwiye? Nk'ubu ngubu ko atangiye kutuvumbura, atangiye kumenya amajwi yacu, iyo uba wamwitabye koko. Daisy ati ubwo rero uhita umubloka, nta kindi wakora. Bakiri muri ibyo Herve yahise yongera arahamagara, noneho Daisy aba ari we umwitaba. Daisy yahise atangira kwiyexcusa ati mbabarire, phone yanjye sinzi ikibazo yari igize. Herve ati wow, ntiwumva noneho ni wowe rwose, ni wowe turimo kuvugana. Daisy ati ariko n'ubundi yari njyewe, nuko telefone yanjye ntazi akabazo igira, nuko abantu bakambwira ko ijwi ryanjye baba bumva risa nkaho ryahindutse. Herve ati nta kibyo ngibyo tubireke, none se wampa andi mahirwe yo kongera guhura nawe tukaganira? Daisy ati wapi rwose, ntabyo kongera guhura, wari umunsi umwe kandi wararangiye. Ida mureba nabi
Daisy ahita yikangamo ko atangiye kwivamo, ati ntacyo twazongera tugahura n'undi munsi niba ubishaka. Herve ati ntiwumva se, ubundi si ubwo wari ubyangiye iki? Reka dupange neza tuzahure. Nuko Daisy atuze kongera kumpamagara mu kanya cyangwa se unyohereze message umbwira ahantu tuzahurira, ubu ngubu ntabwo twakomeza kuvugana, hari ibyo ndimo kandi rwose bitatuma ko nkomeza kuvugira kuri telefone, ndi bize cyane. Nuko ahita akupa. Ida atangira kumutonganya, atari ko se nkawe koko bite byawe, nk'ubwo ntiwari ugiye kwivamo, ubwo wari utangiye kumubwira ngo wari umunsi umwe, ntiwari ugiye kumubwira iby'ikirakane naguhaye. Nuko Daisy atumubarire Ida, ibi bintu rwose nanjye bitangiye kunshanga. Nuko Ida ahita amubwira ati ubwo nyine muzahure ntubimwemereye se, ariko njyewe sinkeneye ko yongera no kumpamagara kuko urumva yahita namvumbura. Fata iyi nimero ye umuhamagare, umubwire ko ariyo azajya guhamagara kuri telefone yawe, njyewe ndahita mubloka. Kandi nawe nimwongera guhura ubwa kabiri ukabona aracyashaka ko muzongera guhura, nawe uzahite umubwira ko bitakunda, nuko nyine nawe ukore ku buryo atazongera kuguhamagara. Daisy yahise afata nimero ya Herve, nuko aramuhamagara aramubwira ati ngiyi nimero yanjye, niyi ngiyi nzajya nkoresha, ya yindi ya mbere ntuzongere kuyihamagara, yaba ari yonyine woherezaho na message y'ahantu tuzahurira. Nuko Herve ahita amubwira ko ari bubikore, atariko nizere ko utagiye guhita wongera kunkupa, ndakwinginze, ese ubundi uyu munsi wabaye iki kudatuje? Daisy ati bayi rega, sinakubwiye ko hari ibindi bintu ndimo bitatuma mvugira kuri telefone, bayi rwose ntabwo twakomeza kuvugana ngo bikunde, uze kunyohereza message. Bahise batandukana gutyo. Nuko Daisy nawe arataha, Ida nawe asigara aho ngaho. Ati ubwo ubonye namba ya Daisy, Imana ishimwe, ntuzongere kuntesha umutwe wa muhungu we. Daisy nawe yaritahiye, ariko araratekereza kuri Herve kandi akumva aramukumbuye cyane. Atangira kwibaza ati none naba ntangiye gukunda umuhungu w'abandi nabigenza nte? Ukuntu ndi kumva mukumbuye, nshaka kongera kumubona kandi twaratandukanye ejo si gusa. Muri ayo masaha y'ijoro Herve nawe yahise amwandikira message amubaza niba yaba yasinziriye, bisa naho mu ruhande rwe yari arimo kumutekereza. Daisy ahita amwandikira amubwira ko atarasinzira. Herve akibona iyo message ivuga ko atasinziriye yahise amuhamagara, ati nifuzaga ko nasinzira maze kukuvugisha ngo numve uko umeze kuko kare numva gusa nkaho rwose utameze neza. Daisy ati yego ntago nari meze neza, ariko ubu ngubu meze neza nta kibazo. Nuko Herve ahita amubwira ati none se ko nshaka ko duhura vuba byihuse wabyemera? Nuko Daisy ati kubera iki se wabyihutisha kandi twarabonanye ejo? Herve ati ariko Daisy ko cyagiye duhura nabonaga uri umukobwa uri shapu ufite ibyishimo, none ubu ko turi kuvugana nkumva bitandukanye cyane, uracecetse nturimo kunganiriza, ntushaka ko duhura, bimeze bite? Daisy ati ahari ubu ubanza amasaha y'ibitotsi biba bimaze kuba byinshi, nkeneye gusinzira. Nuko Herve ati nta kibazo, niba ushaka gusinzira ngaho isinzirire, ejo nzaguhamagara nuko tuvugane. Nuko aramubaza ati ariko se ubundi nta social media ujya ukoresha? Daisy ati oya ntazo, ni ukumpamagara no kunyandikira message gusa nta bindi. Nuko Herve ati nabyo nta kibazo, nuko amusezeraho ati nizere ko ejo mu gitondo tuzavugana. Mu gitondo babyutse bavugana, ariko n'ubundi Herve akumva Daisy nta byinshi afite byo kumubwira, bikomeza kumucanga. Bapanze umunsi wo guhuriraho, ariko noneho icyo gihe Daisy yagombaga kujya kumureba aho yabaga. Yarahageze amuha karibu, ati nishimiye ko witabiriye ubutumire bwanjye. Bose baricaye ngo batangire kuganira. Daisy noneho n'ubundi ntago yari ameze nk'uko cyagiye ku nshuro ya mbere yari ameze.
yari yitonze atuje atarimo no kuvuga ibigambo byinshi. Herve nawe yari arimo kumwitegereza cyane maze ahita amubaza ati ese ntabwo urimo kwibaza impamvu ndimo kukwitegereza? Birasa naho byihuse ariko ibi ni ibigaragaza uko niyumva. Daisy ati uko wiyumva? Urimo kwiyumva gute se? Herve ati ndiyumvamo urukundo. Daisy ati urukundo? Herve ati yego rwose ndiyumvamo urukundo, mwene rwa rukundo ruhita ruza ako kanya ugikubita umuntu amaso. Sinzi ukuntu nabigusobanurira ariko nakunze uburyo nakubonye. Ntabwo nabasha kubigusobanurira aka kanya ngo ubyumve, ariko sinzi ukuntu mba niyumva iyo turi kumwe. Muri make nyine ndagukunda. Daisy ati wowe Herve urankunda? Ntabwo bishoboka, kandi nta nubwo ugomba kunkunda. Ndagiye kandi rwose ntabwo nshaka gukomeza kumbwira ibyo bintu. Ntabwo njyewe nawe twanakundana ngo bishoboke. Nuko ahita ahaguruka arigendera. Herve agenda amukurikira amwinginga ati Daisy ndakwinginze mbabarira, umpe amahirwe ngusobanurire, ndakwinginze nyumva. Daisy yarihutaga cyane ku buryo atari kubasha no kugaruka inyuma. Herve nawe akomeza amwinginga ariko biba iby'ubusa, aranga arinda arenga atagarutse ngo amutege amatwi amwumve. Akigera mu rugo iwabo yahise amuhamagara, nuko aramubwira ati Daisy wambabariye ukanyumva koko? Daisy ati oya rwose ntuzongere no kumpamagara, ibyanjye nawe rwose sinshaka ko binakomeza, reka bigarukire ahangaha. Batandukanye gutyo. Hanyuma Ida nawe ahita ahamagara Daisy amubaza ukuntu byamugendekeye ku nshuro ya kabiri ahura na Herve. Daisy ati ntabwo uzi ibyabaye, uzi ko yambwiye ko yankunze? Ida ati ntibishoboka rwose, ahita umubloka ntazongere kuguhamagara. Ubwo si bwo yaragukunze? Urumva atari ibibazo ababyeyi banjye bakamenya ko nababeshye koko? Urumva bitazankuraho? Ndakwinginze mbabarira rwose, ntimuzongere no guhura n'iyindi nshuro. Mwandikire wo mubwire ko bitakunda kandi umusabe kugira ngo ahita abihagarikira aho ngaho ntibikomeze. Nuko Daisy ati sawa ndaza kubikora, ntabwo tuzongera kuvugana. Daisy aho yari ari yatangiye gushaka ukuntu yakwihunza Herve, ariko imbaraga arazibura neza neza. Atari ko gute natinyuka kwegezayo umuntu nanjye nakunze. Yagerageje uko ashoboye ngo amubloke ariko akabikora, mu kanya nimero ye akongera akayigarura. Bigenda gutyo paka bimunaniye burundu, imbaraga zibuze burundu. Nuko aravuga ati ndabireka bizarebe uko byakabaye, ntabwo naba narakunze uriya muntu ngo nindangiza mwigezeyo, rwose ibi bintu ntabwo byashoboka. Navumbura Ida nanjye bazamvumbura, sinzi ukuntu bizagenda ariko ntabwo ngomba kumwihunza. Gute nabikora kandi numva umutima wanjye nanjye umushaka? Ida imbaraga zarabuze burundu, nuko arabyihorera ngo bizabe uko byakabaye. Ida kumwihunza byakomeje kwanga burundu. Herve nawe ariko akomeza kumwinginga ngo azongere bahure baganire, nuko aza no kubimwemerera. Barongera barahura bagikubitana amaso. Icyo gihe Herve yatangiye kumusaba imbabazi ati umbabarire niba ubushize wenda hari ijambo naba narakubwiye rikakubabaza bigatuma ugenda muri buriya buryo. Daisy ati Herve wowe nta kosa ufite, ni njyewe ufite amakosa. Mbabarira uburyo nagiyemo rwose, ntabwo ari kuriya nagombaga kubikora. I'm so sorry. Herve ati nta kibazo. None se Daisy ko wagiye maze kukubwira ko ngukunda, nawe urankunda? Daisy ati mbabarira wimbaza icyo kibazo. Herve arongera ati Daisy urankunda? Daisy ati wimbaza icyo kibazo Herve ndakwinginze, ese ubundi ubona umuntu nkanjye akwiriye umusore nkawe?
Herve ati nakubajije urankunda? Daisy ati rimwe na rimwe rega, urukundo gusa ntabwo ruba ruhagije kugira ngo umuntu abashe gukunda undi. Herve ati nyine nakubajije niba unkunda. Daisy urankunda? Daisy ati rega niyo navuga yego ntacyo byaba bimaze. Herve ati Daisy urankunda? Daisy araceceka abura noneho ikintu yongera kuvuga. Herve amufata ikiganza amureba mu maso ati ubuzima ni bugufi Daisy, uzajya ubamo wishimye kandi ubanemo n'abantu ukunda utitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ngaho Daisy mbwira ko ndi umunyamahirwe, ubuzima nsigaje kubaho muri iyi si nzabamo nishimiye ndi kumwe n'umukobwa nkunda. Ngaho mbwira niba nawe unkunda. Daisy noneho nawe gukomeza gukwepa no guca ku ruhande ntabwo yari akibishoboye, yamubwiye ko nawe amukunda. Herve yishimye nuko bakomeza kuganira. Akomeza kumubwira ati muri bimwe mu bintu nagukundiye ni uko ibintu utabigira intambara woroshya ubuzima. Umunsi wa mbere duhura ariko narabibonye ko urimo kunsharenjinga. Daisy ati kuki wabitekereje gutyo se? Herve ati narabibonye ariko nishimiye personalite yawe kandi biriya wakoze byarankuruye, byatumye nkomeza no kugutekerezaho cyane. Daisy ati nta mpamvu zo gukomeza kuntekerezaho cyane ariko uyu noneho ni njyewe wa nyawe. Herve biramucanga ati ni wowe wa nyawe? Daisy hari ikintu mpisha? Daisy ati nta kintu nguhisha. Herve ati none se inshuro zose kandi njyewe ugusaba ko duhura kuki wowe utantumira ngo nze mbasure menye n'ahantu utaha? Daisy ati najyaga nibaza nti ko turi inshuti gusa ubu nakujyana mu rugo nyine mbabwira ngo umuntu wansuye ninde, nkumva nyine ubucuti bwonyine ntibuhagije, ariko ubu noneho kuba uzaza nk'umukunzi wanjye numva bizaba bifite igisobanuro kizima. Herve arishima ati nizeye ko uzantumira vuba bidatinze nkaza kubasura. Daisy ati yego cyane rwose nzagutumira kandi ndabigusezeranyije. Daisy na Herve batangiye gukundana gutyo, ariko Daisy yarabwiye Ida ko batakivugana, ko ibyabo byarangiye, ko atakinamuhamagara rwose. Ida yaramushimiye cyane ati wabikoze neza cyane, ubwo nanjye ababyeyi banjye nibabimbaza nzababwira ko nabonye bitavamo nyine mbabwire ko nabonye ari umusore tutakomezanya, rwose warakoze wandinze izo stress zose. Rimwe Ida na nshuti ye Donna bari basohotse, nuko bagiye kubona babona ahantu basohokeye hari umusore mwiza wicaye wenyine nta wundi muntu bari kumwe. Nuko Ida atangira kumwitegereza cyane ati mana yanjye we mbega igihungu cyiza. Donna ati ubwo rero wamukunze? Ida yakomeje kumwitegereza ati ariko se buriya wowe urabona atari umusore mwiza? Noneho uzi ko nta n'impeta yambaye, reba ku ntoki ze. Nubwo maze iminsi narihagazeho nkatira abasore uko mbonye, ariko uriya we rwose namwemera. Sha baby ngwino ahubwo tumusange, ngwino tujye kwicarana nawe. Donna ati ariko se koko wajya umbabarira, buriya uratekereza ko umusore mwiza umeze kuriya yapfa kwicara wenyine gutyo gusa? Urabona bidasa naho hari umuntu ategereje? Ahubwo wenda agenda umwegere ubanze umubaze niba tumusanze ntacyo byamutwara, tudahurira n'ibintu byose ngo turamusanze hanyuma tugaseba. Ida atari ko wamugani reka njye nijye kumubaza, ariko mana yanjye mbega nk'ubu nkagira imana nkasanga nta muntu ategereje. Yahise agenda aramusuhuza ati nabavugishaho gatoya. Umusore ati nta kibazo.
yahise atera intebe imbere ye, nuko ati ese ubu ngubu irungu ntiryabishe ko muri mwenyine? Njye n'uriya mugenzi wanjye twibazaga tuti ese uwagusanga tukaba turi kumwe tukiganirira irungu ntirikomeze kukwica? Umusore ati mwari mugize neza, ariko ntegereje umukunzi wanjye dufitanye gahunda yo guhurira hano, ndabona n'amasaha ageze. Nuko telefone ye ihita inasona, atarampamagaye ashobora kuba ari we ugeze hano, reka ahubwo njye kumureba, sori kandi mwari mukoze kuntekerezaho. Yahise agenda, hanyuma Ida nawe arahaguruka ngo asange inshuti ye Donna aho yarayisize nyine yicaye, nuko ahita agenda aramubwira ati mana yanjye, ibaze ko ambwiye ngo agiye kuzana umukunzi we ngo bafitanye gahunda we, mana we mbega. Bahise batangira kureba nuko babona koko Herve yinjiranye n'umukobwa, amatsiko yari yabishe kuko baravugaga bati ibyo ari byo byose umukobwa ukundana n'uriya musore agomba kuba ari umukobwa mwiza cyane. Bakomeje kwitegereza uwo mukobwa uko bagendaga basa naho babegera, nuko bagiye kubona bakubitwa n'inkuba babonye uwo mukobwa wari uri kumwe n'uwo musore ari Daisy. Bati mbega burya Daisy iyo akuyemo bya bisarubeti n'ibirinete n'ibigofero n'ibiki byose aba yambaye, aba ari mwiza kuriya, mbega ukuntu ari mwiza, nta kabuza uriya musore bari kumwe buriya niwe Herve. Ida ntago yari arimo kubyumvisha, ku buryo bahise banasohoka aho ngaho barataha, asohoka ariko arimo kuvuga ati Daisy azambona, nawe ntago azamugumana, kumbeshya ngo baratandukanye ngo ntibakinavugana, yarangiza ahubwo akajya mu rukundo hamwe nawe. Herve n'uwanjye rwose nzamwisubiza, ntago nari nzi ko ari umusore mwiza kuriya, mbega igihombo ngize mu buzima, ariko uko biri kose agomba kuzaba uwanjye rwose nzamwisubiza. Yatashye ari gukubitira agatoki ku kandi. Hagati aho papa Herve nawe yahise ahamagara umuhungu amubaza niba umukobwa yaramwishimiye. Herve ati cyane rwose, twarahuye turahuza tuba inshuti turakundana cyane, ubu ngubu twanasohokanye. Papa we ati ntiwumva se, sinakubwiraga ariko ko ushobora kumukunda? Rwose numva mbyishimiye cyane, ahubwo ni ukuzashaka umunsi umwe twese tugahura tukamenyana n'imiryango yabo yose. Nuko Herve ati nanjye ndumva ibyo bintu byazaba ari byiza cyane. Nuko aramubwira ati ngaho rero ubwo muri kumwe reka mbareke mube muganira tuzabipanga neza. Nuko batandukana gutyo, Herve ahita abaza Daisy ati urabivugaho iki guhuza famiye zacu zose? Daisy ati bizaba ari byiza. Nuko ariko ahita asa n'umudeviya kuko yari amaze kumva ikiganiro bamaze kugirana, kuko yari azi ko ari mu mwanya nyine wa Ida, ubwoba buramwica, ahita amujyana mu bindi biganiro kugira ngo badakomeza kubivugaho. Igihe cyaje kugera barataha, ariko bukeye mu gitondo Daisy yitekerezaho ati gukomeza kubeshya sibyo, Herve ndaza kumubwiza ukuri, tuzahore tuganire mubwire ibyanjye byose n'ibya Ida uko byagenze, nanyanga azanyange kandi nakomeza kunkunda azankunde, ntago nakomeza kubeshya gutya. Uwo munsi yagiye ku kazi, ariko agezeyo nyine aho akorera yakira abakiriya nk'ibisanzwe. Kuri uwo munsi kandi imodoka ya Herve yagize ikibazo, Patrick amubwira ko noneho bagomba kujya kureba wa mukanishi w'umukobwa. Bagezeyo Patrick aba ari we usohoka mu modoka bwa mbere. Daisy ahita agenda amusanga ati Patrick wari waragiye hehe koko? Amafaranga yawe wari usigaye uyajyana ahandi rwose, uyu munsi uri buze gushyiraho n'amande. Herve nawe yahise asohoka mu modoka, nuko abona Daisy, abona yambaye nyine imyenda y'akazi, afite n'ibikoresho mu ntoki, ari nawe uri kubwira Patrick ayo magambo yose. Daisy yaramubonye arikanga, akubitwa n'inkuba, bose bahuza amaso habura n'umwe uvuga. Daisy abura ahantu arigitira no gukomeza guhagarara aho ngaho biranga,
ahita yirukanka. Herve nawe biramucanga ati Patri, dushake ukuntu tuva aha ngaha kuko ibyo ndi kubona ntago ndi kubasha kubyakira. Ntabwo ibintu mbonye binyemereye kuguma aha ngaha rwose tugende. Baragiye Patrick amubaza ikintu abaye, ati ariko se bikugendekeye gute? None se wowe na Daisy muzanye gute kakubonye agahita yirukanka? Nuko atangira kumubwira ati ariko se ntuzi umukobwa papa yaduhuje? Ntuzi umukobwa nakubwiraga ko nangaga ko duhura ariko nkaba naramukunze cyane, turi mu rukundo twenda no kubaha inzoga? N'uriya sha ndebera nawe. Patrick ati oya ntibishoboka. None se ntiwambwiye ko bakubwiye ko uwo mukobwa yari avuye kwiga London? Sha uriya rwose amaze imyaka irenga 3 akora hano mu igaraje ari umukanishi. None se yaba yaragiye London ryari koko? Nuko Herve ati nanjye sindi kubyumva, ntago ndi kubisobanukirwa. Nuko Patrick akomeza amubwira ati gusa ni umwana mwiza nta n'imico y'uburara agira. Nanjye mba naramuterese nuko nabigerageje nkabona atabyitayeho. Herve yakomeje gutekereza nuko abona ko byaba byaragenze kose ibyo bintu bidasobanutse, ati uriya mukobwa yarambeshye. Ese ubu ngubu koko ngiye gukora iki? Ako kanya Ida nawe yahise amuhamagara, nuko aramubwira ati Daisy, ubu koko kuki uri umukobwa mubi? Ni ukubera iki naguhaye ikiraka cyo kugira ngo uzakore ku buryo Herve akwanga, warangiza ukajya mu rukundo nawe? Uzi ko ejo nakubonye mwana asohokanye nta soni, warambeshye ngo mwaratandukanye. Nuko atangira kumubwira ati nkwishyura angahe se noneho kugira ngo mutandukane burundu? Daisy ati ntiwirirwe unyishyura kuko n'ubundi bisa naho twarangije gutandukana. Yansanze aho nakoreraga mu igaraje amenya ko namubeshye, rero nta mpamvu yo kunyishyura ngo mureke, usibye ko niyo wanyishyura ntanayemera. Ida yumvise uko byagenze arishima cyane, ahita areba ya nimero ya Herve nuko atangira kumuhamagara. Herve yarebye iyo nimero abanza kutayitaba, ati iyi si ya nimero Daisy yakoreshaga mbere, ntabwo rwose ndi bumwitabe, uriya mubeshyi gusa. Yamuhamagaye kenshi gashoboka, ageze aho aritaba. Akitaba yumvise umukobwa amubwira ati Herve ni Ida. Herve ati Ida? Daisy se? Ida ati oya, erega hari umuntu unyiyitirira witwa Daisy. Ese twahura tukaganira nkagusobanurira neza? Herve byaramucanze, ariko kubera ukuntu yumvaga akeneye kumenya ayo makuru neza, ahita amubwira aho ari n'aho bahurira. Ida yahise aza, Herve atari kubanza atari yo nshuro ya mbere duhuye. Ida ati yego, ahita amwibutsa ko bigeze guhurira ahantu akamusaba ko baza bakamusanga bakaganira igihe yari ategereje umukunzi we. Herve ati yego yego kuko ndabyibutse, n'ijwi ndumva atari yo nshuro ya mbere ndyumvise. Ngaho mbwira iby'uwo mukobwa ukwiyitirira. Ida yatangiye kumubwira ati ntago wakizera ko umukobwa yatinyuka kugira ubucakura nk'ubwo ngubwo. Ni umukobwa w'umukanishi witwa Daisy, ariko mu igaraje bo bamwita Dada. Twamenyanye nyine nagiye kumureba mu kazi imodoka yanjye yagize ikibazo, ariko kuva icyo gihe nta mahoro ndagira. Ntago ndi buvuge ibintu byinshi byose ngo mbirondore ku bintu byose agenda ankorera, ukuntu agenda anyiyitirira akoresha izina ryanjye, kuko ni birebire cyane. Njyewe ngiye kukubwira kuri case yanjye nawe gusa. Yatangiye kumubwira ati uriya mukobwa naje kumenya ko yamfatiye telefone, nuko akarebamo nimero yawe akayibloka kugira ngo utazongera kumpamagara, yarangiza akaguha iye akakubwira ko ariyo asigaye akoresha, ngo abe ariyo uzajya umuhamagaraho. Nanjye nakomezaga kwibaza impamvu utakimpamagara, bikanshanga, nza kumenya ko
nyine ari uko nguko yabigenje ariko nyine nta n'igihe gishize mbimenye, nabimenye nkererewe, njyewe nabonaga utampamagara nkakeka ko utari interested nyine wabivuyemo. N'abandi benshi niko agenda abikora nyine, bamwe akabaguza amafaranga, abandi akagenda abaka amafaranga ngo baryamane, yarangiza nyine akabikora byose mu mazina yanjye, nkasigara mbazwa ibintu njyewe ntafiteho n'amakuru na makeya. Nguko nyine uko byagenze. Herve yumvise koko ariko byose byagenze, ubwo Daisy yamubwiraga ngo ajye amuhamagara kuri iyo nimero, nuko arumirwa. Ida yakomeje kumubwira amanyanga menshi Daisy agenda akora amwiyitirira atabaguza amafaranga. Mana yanjye naragowe, gusa ariko noneho ibyo bigiye kurangira kuko ubu ngubu ndi kugenda nkusanya ibimenyetso. Ubu ngubu maze kugira ibimenyetso bifatika, byose ndimo kubishyira ku murongo kugira ngo nzamutange byose mbifite mu biganza byanjye, ahubwo nawe ndizera ko uzaba umwe mu batangabuhamya. Herve ati nubwo ibyo urimo kumbwira byose numvise ari byo, ariko ku munsi wa mbere twahuriyeho biracyari urujijo, ko twari tumaze kuvugana ukambwira ko wahageze, nkakubwira aho nicaye n'ibyo nambaye, yabimenye gute? Kuki ari we waje wowe ntuze? Ida ati ariko se abatekamutwe ntubazi? Yahuje fone yanjye n'iye, sinzi ahantu yari ari, njyewe gusa ninjiye mbona muri kumwe yarangije kuhagera, nahise ngira ngo musanzwe mukundana, nanjye mpita nikatira ndigendera. Niyo mpamvu nari narakurakariye cyane ku munsi wakurikiyeho bukeye bwaho, uzi ko wabanje kumpamagara nkanga kukwitaba. Icyo gihe kandi wampamagaye nagiye kumureba ngo mubaze byose dutangire kuvugana. Yatangiye kumbeshya ko imodoka yanjye ihiye igize ikibazo, fone nyisiga aho ngaho, ibindi yakubwiye simbizi. Ni nabwo yahise akuburoka njyewe sinabimenye. Njyewe rero kuko nari nababonanye, nahise nikuriramo akanjye karenge, numva ko nyine ufite undi mukunzi, sinongera no kubyitaho. Herve yarabyumvise noneho ati yewe byose umbwiye nibyo koko. Yatangiye gukurura ibintu byose, ibuka ku nshuro ya mbere ukuntu yaje akamubwira ati nitwa Daisy, yabona ko atangiye kumushidikanyaho agahita amubwira ati nitwa Ida, ariko uzajya unyita Daisy, n'abandi niko bakunda kunyita. Nuko atangira kuvuga ati wa mukobwa ni umubeshyi koko. Yatangiye kwibuka ibintu byose, atangira kwibuka ukuntu yamubwiye ko famiye zabo zahura akabona arimo kubikwepa, atangira kwibuka ukuntu yanze ko yazaza kumusura mu rugo iwabo ahora abyigiza inyuma, abona ko wa mukobwa ni umubeshyi. Herve byaramubabaje cyane ndetse binamujyana kure kubera ukuntu yamukundaga cyane. Nuko Ida arabibona, atangira kumubwira ati ese uri gutekereza iki? Mbabarira rwose ureke gukomeza gutekereza kuri uriya mukobwa w'umubeshyi. Ati njyewe ni njyewe Ida wa nyawe. Nuko atangira kuvuga amazina y'ababyeyi be bose, avuga ko avuye London kwiga, amubwira n'aho yigaga, amubwira n'imipango y'ababyeyi babo ko byagenze kugira ngo babahuze. Ati ngira ngo urabyumva neza ko njyewe ntakubeshya, nubishaka uze duce no mu rugo. Herve ataramusubiza, papa we yahise amuhamagara ati Herve, papa wa Ida rero namubwiye ko mwashimanye kandi ko twifuza nyine no kugira ngo famiye zacu zihure tuzabanze tuganire. Nuko aramubwira ati hari itariki twari twemeje, niba ntacyo bibatwaye twayikomeza, ati ariko niba hari izindi gahunda mwaba mufiteho twayihindura nta kibazo. Herve no kwitera umutwe atazi n'ibyo arimo kuvuga ibyo ari byo, nuko abarikirije ati nta kibazo. Ida nawe papa ahita amuhamagara amubwira nk'ibyo papa Herve yari amaze kubwira umuhungu we, ati ariko se kuki utari warambwiye yuko mwashimanye, ngo umuhungu yaragukunze cyane, rero turifuza ko imiryango yazahura tukaganira. Nuko ahita amubwira iby'aya tariki, ati niba nta kibazo nyine muvuge tuyikomfirime iyo tariki. Nuko Ida nawe kuko yari amaze kumva Herve avuga ko nta kibazo, nawe ahita avuga ko nta kibazo.
nuko papa we ahita amubwira ati rwose mwana wanjye ntewe ishema nawe kuba warahise muri uriya musore. Nuko ahita amubwira ati ubwo ngubwo nyine hagize igihinduka mwatumenyesha. Nuko batandukana gutyo. Ida ahise yitegereza Herve, nuko aramubwira ati Herve ko utarimo kuvuga? Nuko aramubwira ati Ida ndumva ntacyo kuvuga mfite, itahira ahubwo tuzavugana ikindi gihe. Ida ati Herve none se nta nubwo ushimishijwe no kumenya iby'uriya mutekamutwe mutaranabana? Herve ati nta kintu cyo kubivugaho mfite aka kanya Ida, ahubwo wowe witahire. Ida akomeza guhatiza ati Herve nawe none se ntago wanyishimiye, ntago wishimiye kumenya Ida wa nyawe? Njyewe nakwishimiye cyane, uriya mukobwa yarahemutse rwose, ubu ngubu ibyacu biba bimaze kugera kure. Herve akomeza kwicecekera. Ida ati ariko Herve basi ihangane niba Daisy yarakubabaje, kandi nyine njyewe ndahari kugira ngo mbashe kuguhoza amarira aguteye. Rwose ihangane wumve ko turi kumwe, nanjye yarampemukiye, yankoreye byinshi birenze n'ibyo yagukoreye, ariko ndakomeye ndihanganye, nawe ihangane sibyo? Nuko akomeza kumubwira ati ihangane ahubwo dutekereze ku mishinga iri imbere. Nk'ubu ngubu umva barimo barapanga ko tuzahura, none se niduhura tuzababwira ngo iki? Shambwira tubipange. Herve ati Ida ntakubeshya ibintu byose urimo kumbwira ubu ngubu noneho ntago ndimo kubyumva, wambabarira ukaba undetseho gatoya ukitahira ukansiga ndi jyenyine? Ida yabonye ko umuhungu yababaye cyane ahita yihagurukira ngo yigendere, ati ndaza kuguhamagara sibyo? Herve ati oya ntago ari ngombwa rwose kumpamagara, njyewe nzakwihamagarira tuganire ningukenera. Ida yaratashye ahita abwira ya nshuti ye Donna ati Donna nikoze mu nda sha, uzi ibintu byabaye? Nuko ahita amubwira iyo nkuru yose. Nuko ati cyakubwira agahinda mfite, ubu ngubu ndababaye ntushobora no kubyumva. Nuko Donna ati ariko se Ida sinakubujije mbere y'uko ukora iyo mipango yose? Ntago nari nakubwiye ngo uzagende mubanze mubonane wabona uzanamukunda? Nuko Ida ati ceceka sha, bisa nkaho yakunze Daisy cyane, ntako ntagize ngo mwigarurire, ariko byanze burundu pe. Amakosa nakoze yose noneho ndimo ndayicuza, sinzi niba nzamutsindira. Herve naramukunze cyane, umugabo nkeneye n'umeze nkawe. Kuki koko nakoze buriya buswa bwo guca umuntu amazi ntaranamubona? Koko ndimo ndabyicuza, Imana rwose sinzi ko yanambabarira. Donna ati hangana inshuti yanjye, wenda bizacamo nawe azagukunde, ariko rekera gukomeza kumwereka ko umukeneye cyane ngo unamuhatirize kandi akifitiye n'agahinda. Nuko Ida ati nanjye siko nakabaye mbikora, sinakabaye muhatiriza, ariko nkurikije ukuntu numva mukeneye, ndumva rwose ntacyo ntakora kugira ngo mwegukane. Byagumye aho. Ida nubwo yari afite agahinda ashaka no kwisubiza Herve, ariko nta kindi kintu yari afite yakora usibye gutegereza Herve akazamuhamagara nk'uko yari yabimubwiye. Herve we aho yari akiri, agahinda kari kose yibaza niba agiye gukomeza gukunda Daisy n'ayo manyanga ye yose, nuko bikamucanga. Daisy yatangiye kumuhamagara inshuro utabara, ariko Herve yanga kumwitaba, yumvaga atiteguye kumuvugisha, adafite n'ijambo yabona yahita amubwira. Daisy yamwandikiye message amubwira ati Herve nubwo bigoye ko wambabarira, ariko ngusabye imbabazi. Byatangiye bisa naho ari filime ndimo gukina, ariko naje kugukunda bya nyabyo. Ndagusabye uzampa akanya duhure tuganire ngusobanurire byose. Herve iyo message yarayisomye ariko aramwihorera, yanga kugira ikintu yamusubiza. Mu gitondo Daisy yabonye nta kintu Herve yamusubije,
nuko mbere yo kujya mu kazi arabanza aramuhamagara, ariko Herve noneho ageze aho aramwitaba, nuko aramubwira ati Daisy ndumva nakurakariye wimpatiriza kugira icyo umbwira nkimeze gutya rwose, umwanya mbanze ntuze tuzavugana. Daisy ati ntacyo ndategereje. Hashize iminsi mike noneho Herve ahamagara Daisy amusaba ko bahura bakaganira. Daisy byaramushimishije cyane, nuko bahuye Herve aramubwira ati sinari nzi ko nshobora gukumbura umuntu narakariye, mu by'ukuri numvaga ngukumbuye cyane. Daisy ati ni njye uzi ukuntu nari ngukumbuye. Herve ahita amubaza ati Daisy koko uri ibandi, uri umutekamutwe gute wifata ukiyitirira undi muntu koko? Daisy ati Herve mbabarira untege amatwi nkubwire byose uko byagenze. Nuko Daisy byose arabimubwira ntacyo amukinze, amubwira n'ukuntu yatangiye kumukunda. Ati gusa ngusabye imbabazi ko nakubwiye ukuri kose hakiri kare. Herve ati ariko se ubu ndafata iki ndeka iki? Ibyo umbwiye ndumva ari byo, ibyo Ida yambwiye nabyo numvaga ari byo. Ubu se koko ninde uri kuvugisha ukuri hagati yawe n'uriya mukobwa? Daisy ati njye mfite n'ibimenyetso, nk'ubu se reba iyi sheke yansinyiye, iyi tariki yayisinyiyeho, ni cya gihe nari naraye mvuye kukureba yari ari mu kumpemba nyine kubera ikiraka yari yampaye, yari arimo kunyishyura. Reka nkwereke na zimwe muri mesaje yagiye anyoherereza arimo nyine ambwira ko nakora icyo kiraka tugahura, n'izindi yagiye anyandikira ansaba kukureka amaze kumenya ko nsigaye ngukunda bya nyabyo. Ntabwo nzi ikintu nakwereka ngo unyizere, ariko rwose menya ko ntari umutekamutwe. Ubwo ngubwo njyewe nkweretse ibimenyetso mfite, nawe azakwereka ibimenyetso bye. Daisy byose yarabyitegereje nuko arabibona, nuko ati sinzi impamvu nakomeje kumva ngukunze na nyuma y'uko menya ibyo byose. Daisy ndagukunda cyane kandi numvaga nanagukumbuye. Daisy araseka ati ubwo wari ukumbuye ibandi ryawe rero? Bahise baseka bose bariyunga bakomeza no kuganira. Daisy ati nizere ko utagiye kunyanga ukanyangira uko ndi n'akazi nkora. Herve ati humura rwose ntago akazi ukora katuma nkwanga, kandi nishimye cyane ko menye ukuri, ndishimye ko menye ko utari umutekamutwe. Numvaga ibikorwa nk'ibyo rwose ukora byananteye ubwoba cyane. Daisy yahise yiruhutsa atahwi, mbega ukuntu numva nishimye, mbega ukuntu kuba mu kinyoma ari bibi, mana we, ubu ngubu ngiye kujya ndyama nsinzire, nahoraga nibaza aho nzabihera nkubwira ukuri kose nkahabura. Imana ishimwe pe. Babaye aho we na Herve bakomeza gukundana, ariko Ida we atazi ko biyunze, nta kintu na kimwe yari abiziho, nta n'ikintu Herve yari yarigeze amubwira. Byabaye aho akomeza kwikundanira na Daisy, noneho nta bwoba bugihari no kwikanga Daisy agifite, urukundo rwabo ruryoshye cyane. Herve yashidutse papa bamuhamagara amwibutsa ibyo kujya guhura na famiye yo kwa ba Ida, nuko biramutungura cyane kuko atari akibyibuka, nuko ariko ahita amubwira ati papa ntabwo umukobwa wabo rwose nkimukunda, nta nubwo yigeze anshaka. Nuko amubwira ukuntu ibintu byose byagenze, ati buryo wa mukobwa nakundaga ntago yari we Ida, ni umubeshyi cyane. Nuko papa we ati ntacyo bitwaye nyine niba mutakinakundana, ariko ngwino tujyeyo. None se ko abantu twabateguje urumva byagenda bite? Erega nubwo tutazanabashyingira ariko ni inshuti zacu tugomba kujyayo. Herve ati njyewe kujyaho nta kintu bintwaye, ariko umenye ko nyine nta rukundo ruri hagati yacu, nubishaka rwose unabibwire papa we tujyeyo abizi, atagira ngo ni ibindi. Herve utari warigeze agira icyo atangariza Ida, yahise yumva ko nawe agomba kubimubwira, nuko aramuhamagara, nuko amubwira ko yamuvumbuye, ko yamenye ko ari umubeshyi. Ida yatangiye kumusaba imbabazi,
ati yego koko narabeshye ariko byose byatewe n'ukuntu nari narakubonye nkagukunda, ati rwose mbabarira kandi nizeye ko ntacyo biri buze guhindura ko nawe wanyishimiye, ese ubu ngubu ntabwo wambabarira? Rwose mbabarira ahubwo dutangire tubipange, ese nibatubaza iby'ubukwe turi buze kuvuga ngo iki? Erive ati ubukwe Ida? Nuko nanze gusuzugura papa wanjye, rwose nkubaha ubucuti afitanye na papa wawe, nta nubwo nari kwirwa nzi iwanyu, narakuvumbuye uri umubeshyi, rwose menya ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe, nta nubwo nteganya kubana nawe, singukunda, nkunda Daisy, n'ubundi urukundo namukunze nkimubona nta hantu rwigeze rujya. Ida yarababaye cyane akomeza kumusaba imbabazi ngo amugarukire, ariko ntabwo byari bigishobotse kuko Herve yamubwiye ko yakunze Daisy cyane. Ida yatangiye kwicuza byose, nuko atangira kuvuga ati ibi bintu koko nabikoreye iki? Ida agahinda kari kose kuko yaribazaga ati ubu ngubu nzongera gukura hehe undi musore nakunze nk'ukuntu nakunze Herve, kandi na famiye yanjye ikamwishimira nk'uko imwishimiye koko, ubu ngubu nzabigenza gute koko? Byose ni amakosa yanjye. Koko icyo gihe bagiye kwa Ida nk'uko bari barabibamenyesheje, ariko babasura nk'inshuti bisanzwe, nta bindi bintu byari biri hagati aho ngaho. Nuko Ida aho yicaye bikamubabaza cyane, agahinda kakamwica, akavuga ati iyaba nabashaga gusubiza ibihe inyuma, ntabwo nakongera gusuzugura ababyeyi banjye cyangwa se ngo nige imico mibi yo kubeshya. Noneho icyo gihe bamaze kuva kwa Ida, nibwo noneho Herve yahise abwira ababyeyi be ku mugaragaro ko afite undi mukobwa akunda cyane, ko yifuza ko nawe bazamubona. Nuko bapangana n'ubundi guhura, babona Daisy kandi baranamwishimira cyane. Papa we abwira umuhungu we ati erega njyewe nta kibazo mfite, upfa kuba umukobwa umukunda n'abagukunda, ibindi byo kujya mu miryango ngo nuko ikize cyangwa idakize, ibyo rwose ntabwo aba ari ngombwa cyane. Nuko Herve baramwishimira cyane, bishimira na Daisy cyane, babaha umugisha wa kibyeyi. Igihe cyaje kugera baza no kubana, gusa igihe cyose bivukaga umunsi wa mbere bahura nuko bikabasetsa. Daisy ati cyakora Imana igira inzira nyinshi inyuzamo ibintu, buriya ntabwo umuntu aba agomba kwiheba cyangwa se ngo atekereze ibintu byinshi cyane, Imana byose iba ibizi. Buriya nibwo buryo yari yarapanze ko njyewe nawe tuzahuramo, nta hantu rero na hamwe twari kubikwepera. Mwakoze cyane rero kuba mwabanye natwe, ngibyo ibya Herve na Daisy, inkuru yabo ndizera ko wayikunze cyane. Tuzahure rero ubutaha mu zindi nkuru, rero kandi mwebwe mutarakora subscribe mukomeze mubane natwe, mukore subscribe tuzahure n'ubutaha, kandi nkomeze no gushimira cyane abantu mwese mwayikoze, mwubahe cyane rwose. Imana rero ibarinde, naho ubutaha ndabakunda cyane, bari kumwe na Neema.